Inshuti bakunzi bacu, reka mbaramutse nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza. Uyu mwanya ngiye kubagezaho inkomoko n'ibisobanuro by'inyito za tumwe mu turere tw'u Rwanda. Kuva na kera mu muco n'amateka y'u Rwanda, abakurambere mpangarwanda bitaga izina ry'umuntu, ikintu cyangwa ahantu bitewe n'impamvu zitandukanye. Zimwe zabaga zishingiye ku bihe babaga barimo, haba mu irema ry'igihugu cyangwa se iyibuka ryacyo. Banashingiraga kandi ku cyo bifurizaga kuba cyo icyo bagiye kwita izina, kandi kikaba cyanafatira ku bikorwa byabaye bigasiga umugani. Ibi bice bigize imbumbe y'iyita ry'izina ku Banyarwanda nibyo ahanini byitaweho mu kwita imisozi myinshi yo mu Rwanda, ari naho havuye ibyicaro by'imidugudu, utugari, imirenge, uturere n'intara by'u Rwanda. Dukurikije uruhererekane mvugo rubitse ibirari by'amateka y'u Rwanda n'inkomoko y'inyito y'ahantu, cyane cyane mu gitabo Ibirari by'Amateka, Inkomoko y'inyito y'ahantu, dukesha umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, inzobere mu muco amateka y'u Rwanda, intekerezo zarwo n'umurage, twahisemo gutatura tumwe mu turere tw'u Rwanda tugwije inyito zikagiyemo umurage abakurambere mpangarwanda bifuzaga utwo turere ubwo batwitaga amazina. Akarere ka mbere ni akarere ka Huye. Akarere ka Huye ni kamwe mu turere twa kera na kare, aho gakura ibirari by'ibihangwa byako ahasaga mu mwaka wa 300. Ni inyito ikomoka mu misozi yo mu bisi bya Huye. Hari uruhererekane rw'imisozi igera mu bisi bya Nyakibanda, ahari ahantu hatagatifu h'ingoma y'Abenengwe bagengaga igihugu cy'u-Bugwe cyahanzwe na Mugwe, Muntu Ngwe, umukurambere w'umuryango mugari w'Abenengwe, ari naho habaye gakondo nkuru y'Abenengwe, ikaba n'umurwa mukuru w'icyo gihugu. Mugwe ajya kwita iryo zina Huye ni igihe yari amaze kwishimira ubutaka bushya amaze kugabana, akabuhangamo gakondo y'abazamukomokaho. Ubwo yari amaze gutandukana na mukuru we Rurenge wari usigaye mu burengerazuba bw'u Rwanda muri gakondo nkuru y'Abasinga mu karere ka Rutsiro. Rurenge ni we wagiriye inama murumuna we wamugwaga mu ntege yo kujya kubaka ubutaka bwo mu majyepfo y'igihugu cye, kuko yabonaga azagurira ubutaka bwe mu burengerazuba no hagati, akanga ko hazagira undi uva mu mahanga ya kure akabatangatanga akabata hagati. Nuko Mugwe yishimira igitekerezo cyiza mukuru we amuhaye. Mu byishimo bye niho hakuye inyito ihanitse y'aho yabanje gutura bwa mbere, ari naho hari umurwa mukuru w'ingoma ye, ahita Huye. Huye mu Kinyarwanda bisobanuye ubugibwa, aheza hagendwa kandi hishimirwa umuntu agera akifuza kuzahora ahagaruka, kuko yahasanze ibyiza byinshi bimugera ku nzoka no ku nyota, aho utazasaba amata kuko wageze aho avuna imitozo. Abayobozi n'abaturage b'akarere ka Huye iri zina ribaha umukoro ukomeye wo guharanira umurage w'ibyiza bikagirirwe mu izina ry'akarere abakurambere mpangarwanda bifurizaga abatuye ubwo bitaga iri zina. Akarere ka kabiri ni akarere ka Gasabo. Akarere ka Gasabo ni akarere kahawe iryo zina bikuye ku kuba n'ubundi karabaye inkomoko y'u Rwanda. Niko misozi izira ibisare yibarutse u Rwanda dufite ubu. Akaba ari izina rikura ibirari byaryo ahasaga mu mwaka w'1191. Ubwo Gihanga yari amaze kuba umusore w'igihame, yahanze icyo gihugu akura abo mu bwoko bwe bw'umuryango mugari w'Abanyiginya mu Busembere. Igihugu yahanze yacyise Gasabo, kikaba kigiye mu ruhando rw'ibindi bihugu 24 byari bigandaje kuri ubu butaka dufite ubu. Ibihugu byari bigize uru Rwanda biba bibaye 25. Iri zina ryiswe icyo gihugu na n'ubu rikiganje ryari
rikurije ku gisabo. Iki tuzi n'ubundi mu muco nyarwanda cyifashishwaga mu kubuganiza amata no kuyatereka. Noneho akita agasabo kuko kari agahugu gato, agasabo gato. Amata mu muco nyarwanda avuga umugisha, uburumbuke, ubukungu, amahoro, ubuzima. Mbese amata asobanuye ibyiza byinshi kandi nyambere umuntu akenera mu kubaho kwe. Naho igisabo kizwi nk'ububiko bw'amata ahora abuganizwe ngo adatokorwa cyangwa akangirika. Gasabo bivuga igihugu gito gihishiye bene cyo n'abazakiyoboka ibyiza byinshi bizira inenge. Icyo gihugu kucyitirira igisabo yashakaga kuraga abazamukomokaho igihugu cyuje ibyiza byose bibaho, byuje ubukungu nziragihombo n'icyanga cy'ubuzima. Akarere ka gatatu ni akarere ka Gisagara. Akarere ka Gisagara ni kamwe mu turere dufite inyito ya kera na kare mu mateka y'u Rwanda. Inyito yako kayikomora ku musozi wa Gisagara uboneka mu murenge wa Ndora, ari nawo n'ubundi witiriwe uwo mudugudu n'akagari kabonekamo muri uwo murenge. Ni akarere kari mu twari tugize igihugu cy'u-Bugwe, gafite amateka afite ibirari bihera ahasaga mu mwaka w'igihumbi 1991 ubwo Gihanga yajyaga gusura Rwanda. Umwami w'u-Bugwe yagengaga icyo gihugu muri ibyo bihe. Amateka adutaturira ko kuri uwo musozi ariho Rwamba yahuriye na Gihanga ubwo yari mu rugendo rwo gusura ibihugu byahanzwe mbere ye ngo abyigireho ihangwa ry'ibihugu n'iyibukwa ryabyo. Amateka asobanura ko Rwamba yishimanye na Gihanga wari waje yigize nk'umugaragu uje guhakwa, ariko ashoreye amashyo y'inka n'abagaragu be Gakara, Gahu na Kazigaba. Rwamba yishimiye ubugaragu budahemuka kandi bwuje ubuhanga bwinshi bwa Gihanga n'abari bamuherekeje, akishimira ibikoresho byinshi yamucuriye ubwo bari bakiri kumwe kuko Gihanga yari inzobere mu bucuzi bw'ibyuma bitandukanye. Mu itaha rya Gihanga asubira mu gihugu cye cya Gasabo, habaye ibirori byo kumusezeraho n'abo bari kumwe, ari naho yamushyingiriye umukobwa we w'imfura w'igikomangoma Nyangobero wabaye umugore wa mbere Gihanga yashatse. Mu ndunduro y'ibyo birori niho Rwamba yise izina ako gasozi bataramiyeho akita Gisagara, ari nabyo bisobanuye ihuriro ry'abanezerewe ariko kandi banejejwe n'ibyiza bagezweho biyushye akuya. Ako gasozi ka Gisagara niko kororokeyeho amashyo y'inka Gihanga yagabiye Rwamba ubwo bahuraga bwa mbere, zaje kororoka cyane zikagwira ibiraro n'inzu ku bw'inyambo za Save. Ubwiza bw'iryo zina n'umurage wari urikagiriwemo nibyo byabaye inkomoko yo kwita amazina afitanye isanira na Gisagara mu misozi bituranye, aho muri ako karere tuhasanga indi misozi nka Bisagara, Gasagara, Rusagara n'ahandi. Ni ukuvuga ko izindi nyito zifatiye ku izina rya Gisagara dusanga hirya no hino mu gihugu, rikura ibirari ku mukurambere waryo uri mu karere ka Gisagara. Akarere gakurikiyeho ni akarere ka Bugesera. Akarere k'Ubugesera kakuye inyito ku gihugu cya kera cyagengwaga n'Abahondogo, bakura igisekuru cyabo kuri Muhondogo wa Kanyabugesera bwa Gihanga. Ni inyito ikura ibirari byaryo ahasaga mu 1120. Bugesera bwari igihugu cy'imigina n'ibishanga by'imifunzo n'ibihugu biciyemo imigende n'ibinamba by'amasanzure y'Akanyaru k'Akagera.
Imirimo yo guhanga icyo gihugu yabaye ingorabahizi aho Kanyabugesera bwa Gihanga yiharaje ubuhanga n'ubushobozi bwamuhaye igitekerezo cyo gukamura amazi yari ahanyanyagiye ngo atandukane n'ubutaka, ari nayo nkomoko y'inzuzi n'ibiyaga bigandaje muri ako karere. Amaze kuyobora amazi ukwayo n'ahumutse habaye ubutaka, nibwo yahanze igihugu acyitirira izina rye acyita Ubugesera. Agatsinda n'ingoma-ngabe y'Ubugesera yitwaga Rukombamazi nk'ikimenyetso cyo guhirimbana gukomeye Kanyabugesera bwa Gihanga yakoresheje avangura amazi n'ubutaka agahanga igihugu. Cyari igisagara ibindi bihugu byanennye kubera ko bitari byoroshye kuhatura. Igisobanuro cy'iryo zina kijyanye n'icyo Gihanga yifuzaga umwana we ko azaba n'abazamukomokaho mu myaka ibihumbi n'ibihumbi atakiriho. Kanyabugesera bisobanuye kanyaburumbuke. Kanyabugesera bisobanuye kanyaburumbuke, naho igihugu yahanze cy'Ubugesera gisobanuye uburumbuke. Nshuti bakunzi bacu, reka dusoreze aha ngaha. Nizere ko mumenye inkomoko ya tumwe mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye.